replay. uru ni rwo rwuma nakoresheje nica ka fiance kawe kari fiance kisesha karaho ako kantu rakibutse arakaje mu mutwe cyamujombye fiance wawe namwiciye imbere y'amaso yawe cyamamara ndimanukira hanyuma kiri kumwiryo mbere yuko nkwica reka mbanze nkwereka uburyo nishe musheri wawe Karipana hanyuma neza ni bana kigabe kivayo n'urwuma kiza ku mukobwa reka nkwereke icyo gihe ukuntu nishe sheri wawe neza neza bimeze nk'uburyo cyishemo wa mukobwa wa mbere cyarabanje gikubita urwuma hasi umusore atangira kwibuka kuko cyarabanje gikubita urwuma hasi sasa abantu nk'aba barabuze ubwonko bwibutsa akenshi y'ibintu bisa nkaho byatumye yibagirwa cyangwa se igikorwa nk'icyo cyongeye kuba hari igihe bigarura ubwonko bwe bikabusubiza ku murongo yongeye kubona ikintu kimeze neza nk'icyatumye bijagura hari igihe kimwibutse ya situwasiyo ku buryo atapfa kongera kwibagirwa utangiye kubona ikigabe ibyo kiri gukora neza neza nibyo icyo gihe cyakoze fatira urwuma umusore asa nk'utangiye kuyibuka katorore umusore arahaguruka kitarica umukobwa yikuramo ferabeto ujombyano wabi utaratera umukobwa umushugujugu ku mutwe uruhara rutangiye kuza rwacyo kandi iyo rwaje ntirusubirayo katorore do sore ntagatege ashobora kukigera n'imbere akakibagirwa icyo kibazo vayo kigaba kivaya do tururi umusore do ana punch taratera ikofi gikura amenyo umukobwa nawe cyari kimurangije ku mutwe bayo hano wakigorgiwe cyamwibukije neza neza uko byagenze yatangiye no kurira mutwe sorry afata hano ferabeto saba ariyo mwicisha oya akani gatonya ndashaka ikintu kizima gifatika noneho ngiye musigire raje ntazananyibagirwe ndashaka ikintu gifatika abonye nk'ikompura ubundi niyo yabimufashamo agufatira rwa rwoma